niho isi mubona igana, niho ubona ubukungu bw'isi bwerekeza, niho nyine tugenda tubona ko byanze bikunze aho hantu bishobora kuzaba gutyo. Rero ku bijyanye n'uyu munsi rero, ubu buryo turi kubona bw'iyi digital economy yacu ya payi, icya mbere nayo dushobora kubona ni uko yo uyu munsi yamaze kwigarurira isi yose. Ni ukuvuga ngo nk'uko twagiye tuyibona mu makuru atandukanye, payi ni umushinga uteganyirijwe ubucuruzi na serivisi. Twarabivuze kenshi mu buzima, ikintu gituma umuntu abyuka akava mu buriri akiyorosora akajya muri dushe agakaraba, kwatsa imodoka akagenda akava iwe, kuba ari ukujya guhiga ubuzima. Guhiga iki? Guhiga amafaranga. Amafaranga rero mu bintu abonekeramo ni serivisi n'ubucuruzi. Ibitari ibyo kereka nyine, ariko byose ntaho biherera, kuko burya niyo wize ukaba uri umubirokrate ukorera muri biro, burya nawe ucuruza serivisi. Kubera iki? Ucuruza ubumenyi wakuye mu ishuri ukabutangamo serivisi. Urumva ibintu byose rero mu buzima bishingiye muri serivisi n'ubucuruzi. So ikintu cyose umuntu akora kugira ngo nyine ubuzima bwe bugende neza bwendereye, urumva naho kibarirwa. So aha rero icyo tubona muri uyu mushinga wa P-Network, batwereka ko iyi mishinga yahubakiwe, iyi mishinga ihateganyirijwe kuhakorera yose nimara kugenda neza. Mwibuke ko kugira ngo payi igire agaciro ni iki? Reka twongere tubashimire kandi twizere ko mumerewe neza aho muherereye hose. Mwebwe muba mukunda amakuru yose Otis Group igenda ikabageranyiriza mu binyamakuru bitandukanye, muri update news zitandukanye, kandi nyine tubashimira uruhare mugira rwo kubona amakuru yacu nk'amwe mu makuru abafasha. Natwe kandi twarabibasezeraniye, ngira ngo iki ni igihe kigiye kuba imyaka 5 tubazanira amakuru atandukanye, kandi tuzi ko afite uruhare rukomeye mu kuba yarabafashije kugenda mu mayininga neza, ndetse mukamenya amakuru y'ibigezweho kuri uyu mushinga. Ikindi, abenshi nyine payi zanyu mwarazibitse neza, aho mutegereje kuzagenda mubona imishinga yose iteganyijwe muri iyi payi igenda iba ifunguka cyangwa igerwaho. Yes, rero nk'uko mubibona tuje n'amakuru atandukanye. Mwumve rero ko aho muri hose tubasuje mu bihugu birimo bitandukanye, mu migabane itandukanye, ariko nanone uyu munsi ni mutwemerere twongere dushime Imana. Ntabwo ari kenshi, ariko iyo bibaye ngombwa mujye mubitwemerera dushime Imana mu bibaho byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tujye duhora dushima, kandi iyo dusenga burya haba harimo ibintu bibiri, haba harimo gushima harimo no gusaba, cyangwa se harimo gusaba harimo no gushima. Iyo ushima ko Imana yakurinze, urongera ukanayisaba ngo neje ikurinde cyangwa neje igufashe, uba ufite ibyo uyishimira byahise, ariko ufite n'ibyo ugomba kuyisaba biri imbere. Rero mubitwemerere dushimire Imana, cyangwa dusenga Imana, cyangwa dusingize Imana. Ngira ngo kuko ikiganiro cyacu kiba ari icy'abantu bose, ariko igikuru ni uko tuba duhuriye, abenshi ntekereza ko tuba duhuriye ku kwemera Imana cyangwa ku kumenya Imana. Ibyo byose birashoboka. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana yo kwizerwa, ko uri Imana y'inyembaraga, ko uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, waremye ibintu byose. Turacyagushimira abantu waremye, kandi mu rukundo rwawe urema umuntu uko wamugambiriyeho ibyiza, ugambirira kumugirira neza, ariko umwanzi Satani azana ikibi ku muntu waremye. Turacyagushimira ko bitarangiriye aho ngaho, wemeye kuvuga ngo umwana w'umuntu uramucungura nubwo Satani yari amuteje ikibi, kandi mu mugambi wawe wifuje ko umwana w'umuntu
abaho uko ushaka, uko wabigambiriye. Rero turagushimira ko nubwo twagiye duhura n'ibibazo, umwanzi Satani agateza ibibazo byinshi abantu bawe, agateza abantu ibibazo by'ubukene, ibibazo byo kuba mu mibereho mibi, nyamara ntabwo umwana w'umuntu wamuremeye ngo abeho nabi, abeho mu buzima bugoye, abeho mu buzima bubabaje, ubuzima bwo kwifuza, ahubwo umwana w'umuntu wamuremeye kugira ngo abeho mu buzima bugushima, buguhimbaza, ariko umwanzi Satani aba ari we umuzanira ikibi. Rero tugushimiye ko mu mugambi wawe wanesheje ikibi, wanesheje ibibi byose. Niyo mpamvu tukwinginze Mana ngo ukomeze udufashirize muri uyu mushinga twamenye, kuko uyu mushinga twawumenye mu buryo butandukanye, ariko atari wowe ugize umugisha urekura ku bw'abantu bawe, utari wowe utanze umugisha muri uyu mushinga. Ibyo twakora byose twaruhira ubusa, ibyo twakwirata byaba impfabusa. Abakora uyu mushinga n'abawuyoboye turabasengeye kugira ngo ubafashe imigambi yabo myiza ifite ikizamarira abantu bawe, ikamarira abatuye iyi si bafite ibibazo, ndetse hari n'abagusenze Mana bakakubwira ngo uzabagirire neza, uzabakize ubukene, uzabakize ibibatera akora biganyira, kuko byose rero biri mu buntu bwawe. Turacyagushimira ko nta cyiza twabona kitavuye mu kuboko kwawe, kandi twamenye neza kuri Imana y'urukundo n'imbabazi nyinshi ugirira abantu bawe. Ibyo bituma nta wundi muhwanye mu rukundo n'imbabazi ugira. Rero turabigushimiye ko umugambi wawe mwiza ugikomeje. Iyi poroje rero nabwo Mana turacyayishyira mu biganza byawe. Iyi myaka igiye kuba 6 abantu bayirimo, ikaba 5, ikaba 4, abayirimo bose bayimenye. Hari abatavuga, hari n'abavuga, hari abacecetse, hari n'abibaza byinshi, ariko ni wowe ufite igisubizo kizima, ni wowe ufite igisubizo cy'ukuri cyo kugira ngo uyu mushinga uzagende ubere uw'umumaro umuntu wese wawumenye, kandi uzakize amenyo y'abasetsi abantu bawugiyemo, kuko turawusengeye ngo ntihazagire umuntu wishingikiriza imbaraga ze, ahubwo buri wese azishingikiriza imbaraga zawe, kuko ari wowe Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, kandi iyo ushatse guhindura amateka biremera bigakunda. Tugushimye rero ko umugambi wawe mwiza ukomeje, kandi abana bawe bakwiringiye bari muri uyu mushinga ubahane ibyiza n'abera bose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urakoze, amen. Yes, rero reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ubwo muzajya mubyihanganira nyine iyo wagiye muri resitora ya murokore unywa cyangwa urya ibyo hasanze, ugiye no mu yindi resitora y'undi muntu wari wese, ubwo twebwe muri channel yacu nyine mujye mwihanganira ko ari uko bimeze. Iyo habaye ngombwa gusenga tuzajye twemera dusenge. Ubwo nyine muba mwaraje kuri channel yacu, kandi turabakunda, kandi tubifuriza kubona ibyiza no kubona umugisha w'Imana. Channel yacu twifuza ko nyine Imana izajya iyiha umugisha, ndetse kandi tugakomeza gufatanya kubona ibyiza. Yes, rero tutabarambiye cyane, reka twikomereze n'amakuru, kuko niyo benshi muba muje kureba, kandi nta kibazo, ariko tuba tugomba no kugenda tuganira nyine. Yes, tutabarambiye rero nk'uko twabivugaga, mu ngingo y'ibanze twifuza kuvugaho ni amakuru yagiye agaragaza ko abantu benshi bagishidikanya mu kwibaza ngo ese koko hazabaho ibiciro bibiri, hazabaho igiciro cya GCV, hariho n'igiciro kiri ku ma exchange. Biracyavugwa cyane, biracyari vague, biracyari mix, aho abantu nyine bavuga bati, bamwe bati ntibyashoboka, ariko abandi ati nyamara ibyo bintu birashoboka cyane. Ndetse rero abasesengura cyangwa bakurikirana amakuru dore ibyo bavuga. Icyambere, murabona iyi foto twahise natwe dushyira hano tukayifashisha, niba atari edit, kuko icyo nacyo tuba tugomba kukivuga, tutavuga ibintu kumva ko ari ihame, ariko icyo tuba twaje gukora ni ugusesengura kugira ngo nawe ugire ukuri umenya,
kandi bigufashe kumenya uko witwara. Hano baratwereka yuko ari akawunti y'umupayoniya, bakerekana ko hagiyeho yamayininze, donc za payi umuntu aba yari mayininge yarakoreye zikajya no kuri wallet address. Aha rero icyo batwereka baratubwira yuko iyi wallet address y'uyu muntu iriho payi 247 n'ibice 50. Donc izo nizo payi zabaye immigrated, nizo payi yabonye, nizo payi yakoreye, nizo yamayininze, bazihaye KYC rero ziba na migre. Zibaye migre urabona ko zagiye ari 247 n'ibice 50. Ariko hasi baratubwira ngo okay, noneho hasi bakahita berekana baziciyemo ibyiciro bibiri. Baravuga ngo ziriya za mbere zibanza ni contributed balance. Contributed balance ni 246. Ubwo ya yindi mwiba yagiye he? Murabizi ko hari payi mwitagibarwa isigara muri navuga muri transaction, kuko akeshi iyo ufite payi hano urabizi ushatse nko kuzibikuza cyangwa kuzitwara, ni nk'uko iyo ufite amafaranga kuri banki hari iyo ushobora kuba ngo ufite aya n'aya, ariko kubikuza ubizi neza ko hari igihumbi bari busigarane. Aha rero naho icyo batwereka barakubwira ko nyine payi zitwa contributed balance ni 246 n'ibice 51. Ubwo urumva ni za payi hafi ibice 99 ngira ngo. Noneho bakahasiho bakavuga ngo iziri no contributed balance. No contributed balance hari abarerekana 2,000. Ni kwa kundi byumvikana ko ari payi umuntu yakuye handi, cyane cyane ubwizo wakuye ku ma exchange. Hariya rero bazerekana ku giciro cyazo. Aha impamvu nifuje gukora iki kiganiro ni ukugira ngo dusobanurire abantu, kuko abenshi nyine bagiye bajya mu gihirahiro, bandi imitima iragenda nyine ijya kure cyane. Barabatse kuko payi zaba amafaranga mazima, payi bizigera byemera ko abantu bayikoresha igahaha. Urumva abandi nyine bakayigeranya n'amakripto yandi asanzwe, yandi agenda akajya ku isoko akamara imyaka n'imyaniko nta variyo n'imwe aragira. So aha rero impamvu iki kiganiro tuba twagikoze ni ukugira ngo na wa wundi wumvaga ari mu gicuku noneho abone ukuri agusobanuriwe na OTC Group. Aha rero icyo barakubwira yuko izi payi bise ko ari no contributed balance zingana n'2,000 zavuye ku ma exchange. Abenshi niho nyine bahita bagira bakibaza se ubwo namwe, ariko mujye mutekereza kuwa timu umuntu aramayininga akamayininga, bakuramo ya mapurusantaje, bakuramo ya markup, umuntu ukabona bamuhaye kwakira payi 2 amaze nk'amezi 3, bakamuha payi zingahe 2 kuri balance, mu gihe hano kuri exchange ubwo payi 2 se waba uziguze iki? Nta payi 2 ntizabasha no kuvaho. Donc ukumva ko kuri exchange aho payi zaho ziba zidafite agaciro, mu gihe ize 2 kuwa timuzo ishobora kuziguha wazivunikiye, wazibiriye icyuya, nawe nyine ahubwo ukahita upfuka mugashima Imana ngo Imana ishimwe ko nize 2 uzibonye. So aha rero nicyo abantu banibazaga batese ubwo bizahura gute kuba abantu bafite imvune bavunitse zo kugira ngo uzagere kuri payi, n'ukuntu bigoye n'ukuntu biruhije, none izo payi koko zihujwe gute n'iziri ku ma exchange kandi batesheje agaciro. Mwibuke ko hariya ku ma exchange agaciro muhabona abatuma gatakara n'abatuma kazamuka, bo wenda wasanga no batarigeze banamayininga bene abo bantu, kubera ko hariya nyine baba barafunguye icyo bita network. Ni ukuvuga ngo network iba yaremereye abantu bose ku isi bafite ubumenyi muri cryptocurrency
kugira ngo bajye kugura payi nka coin isanzwe nyine. Ni nayo mpamvu n'abahatazi ba GCV, abantu bavuga nabi GCV, usanga bavuga ati payi ni coin nk'izindi, ati ntacyo mukwiye kuyitegamo, nta kizabagezaho, ati rwose ni uburyo bwa trading, nta kirusha izindi. Ariko aho ni ukwibeshya, you are in wrong direction. Aha icyo ugomba gusobanukirwa kandi nyine kiri muri aya makuru, icya mbere mbasobanuriye ibyitwa payi wa mininze, arizo bita hano contribution balance nizo bita no contribution balance. So ahangaha izi no contribution rero urumva ni ziriya babara ko zavuye hirya no hino mu ma exchange, noneho ziri contribution ni za zindi zawe wakoreye muri mining. Now ikindi ugomba kumenya, bavuga yuko kandi izi payi ziri hara zitwa no contribution balance ziba ziri hara, ariko hari n'akantu k'agakode kaziriho. Byumvikana ko nubwo zajya muri wallet, ariko ngo ziba zifite agakode kazahora kazitandukanya n'izindi. Ibyo ntago turabikoraho ubushakashatsi na bundi na experience yindi turabikoraho, ariko twe tuba duhuza amakuru y'ibyavuzwe. Noneho namwe muri abasesenguzi kandi muri bakuru, mumaze kuba abatrue enough kandi mukurikirana n'amakuru, noneho tugafatanya kubyumva ibyo bintu. Gusa ku ruhande rwanjye reka mbivuge agiye nk'umusesenguzi nka Olivier, ibi bibaye ari byo kuko bivugwa, byaba ari ibintu abantu bari bakeneye kumenya cyangwa se bifuzaga. Kuko uyu munsi kumva ko payi igereranywa iri kuri exchange yagereranywa n'iri muri mining system, byaba ari ibintu bibabaje ndetse bigaragaje ko haba harabaye nk'uko, reka mbyite ngo abapioneers baba baragambaniwe. Kuko uyu munsi ubatesheje agaciro ku rwego umuntu wifitiye amafaranga agura amapayi hariya kuri exchange akahita yahuza n'ayundi muntu wa mininze akanamurusha n'agaciro. Ndetse mwibuka ko iyi payi ubwayo kugira ngo uyibone hariho abantu nyine bamaze iyo myaka ingana kuriya bazicukura bazimayininga. Urumva abo bantu bafashe ukabarutisha umuntu ufashe amadolari 300 yakaza ziyoragura hariya, akahita anasuzugura cyane wa undi waguhaye igihe cye. Ngira ngo aho iyo logique urumva yabibabaje, yabinagoye. Kuko buriya umuntu waguhaye igihe cye n'umuntu uje kuguha amafaranga, nubwo byose mu buzima abantu usanga babikeneye, ariko umuntu burya waguhaye igihe cye nawe aba yaguhaye igihe kivunja amafaranga renkoni. Donc hari amafaranga menshi ugataba, ariko umuntu nawe yaba yaguhaye kuruta wa wundi ukubwiye ko akuguriye ikintu ako kanya. Yes, aha rero tugize umugisha w'Imana niko byazagenda, niko tubyifuza, cyangwa se niko imitima yacu bitekereza. Ngira ngo ubwo igiciro nyine cya GCV kikagaragara ko kiri muri payi ecosystem, ariho muri za nganda, muri ba bacuruzi, muri bya bigo bikomeye bimwe n'ubundi byiteguye gukora goods and service. Aho rero akaba ari hamwe mu hantu nyine abantu biteze ko haba haboneka inkuru nziza. Ikindi cya kabiri kivugwa nuko muri ibi nanone bavuga ngo ni aya mafaranga mubona nyine agiye guhinduka, aho byitwa ko amafaranga ya digital coin. Aha rero batugaragarije ko PUSD izaba imwe ari idolari. PUSD nyine yaba ari idolari. Aha nanone byumvikana ko hariya muri GCV bagiye kuhabarira, ubwo niyo madolari bajya bagenderaho, ni amadolari yo muri PUSD, noneho akagendana na PGCV imwe. Okay, yes, ngira ngo hano biranasobanutse cyane. Reba hano kuri iyi foto ibanza handitseho ngo 1 PGCV. Wow, aya makuru ni meza cyane. 1 PGCV irangana do echo PUSD 314,159,000. Ahangaha rero barerekana ko payi ya GCV
donc ipayi ibarirwa muri GCV imwe ingana na PUSD 312,159, aho tayari murumva ko bamaze gusohoka he muri ya mafaranga y'inoti. Aha nyine ubwo twageze muri ayo bita ko twavuga ko ari stable coin. Aha rero bakabyita ko ari utility ikomeye cyane yaba ishingiye mu kuzamura agaciro ka payi. Twibukiranye ko nk'uko ahambere nari mbivuze, hariya ku muntu ufite ziriya payi, nabyo wenda reka mbisobanure tutagira abantu dusiga muri confusion nanone nini. Biriya biciro mubona kuri my exchange cyangwa nk'uko nyine ubona uyu muntu yaguze payi 2,000 zikuye muri exchange, birumvikana hariya uko babibara baravuga ngo payi wakuye muri exchange nushaka kuzizana kuri GCV, n'ubundi GCV yo izajya izikonvertinga muri cya giciro kiri ku isoko, none ibihuze na GCV. Tuvuge niba muri GCV amadolari 500 ya GCV ugiye kuyashyira kuri payi, yaba ari 0.00000, ubwo uzazana izi payi 2,000 baziha agaciro kangana na ya madolari ku isoko zigura. Donc ntago yo zizaza ngo zibarirwe ngo ni 100,000 by'idolari, hoya bazazibara kuri cya giciro cyo kuri exchange ariko babihuze na GCV. So byumvikana ko niko gaciro ka ecosystem, niko gaciro kazatandukanya abakoresha ama exchange n'abashaka gukoresha ecosystem. Donc ecosystem izaba iri powerful than exchanger. So ibyo rero ni ibyitezwe kandi ni ibivugwa cyane. Ngira ngo uyu munsi ibyo tuba tugomba gukomeza gukurikirana amakuru ni ukumenya gusa ko imishinga iyo muri payi iri progressive, igenda ikomeza kubakwa, igenda ikomeza gushyirwamwo imbaraga nshya kugira ngo ibyinshi cyane kuri yo bigende byubakwa. Kandi nanone intego ni imwe, ni yuko payi igihe cyose izaba ibaye successful ku isi, ni ukuvuga ngo izaba ari amafaranga mpuzamahanga, izaba ari amafaranga isi yose ishobora gukenera, kuko n'ubusanzwe abantu bakoreshaga amadolari y'abanyamerika bakumva ko nyine ari bwo bari sekirize ku bijyanye na financial. Aha rero urumva amafaranga yose yakwemerwa mu buryo twavuga ngo buri digital economy, ahangaha n'ubundi byanze bikunze byaba bifite umusaruro ukomeye cyane. Yes, dukomejeho n'andi makuru, hari ibyo nzababwira ubushize mu kindi kiganiro. Andi makuru twabonye ni amakuru ari kuvuga yuko ibyo bita bank resolution risk, niba ntibeshye terime yitwa bank resolution risk, bari kuvuga ngo kuyakuweho n'abanyamerika. Ni amakuru tugikurikirana, wenda mu next y'ikindi kiganiro ndaza kubashakira inkuru neza nyikurikirane, ariko urumva tuba twabisomye nabyo tukabibona ahantu. Ariko baravuga ko muri Amerika nyine nyuma y'uko bo bamaze gutorera uriya mushinga w'itegeko rya digital economy cyangwa se digital coin, stable coin, byaba bivugwa ko ngo bakuyeho icyo kintu cyitwaga bank resolution risk. Ngo aho ngaho ababisesengura nabo bakaba bavuga ko ubundi bwari uburyo buprotectinga bank y'igihugu runaka cyangwa se banki iyo ari yo yose, mu rwego rwo kutagaragara kuri blacklist ya banki zaba zikorana n'amakiripto. Aha rero biravugwa ko kuba haba hakuyeho icyo kintu cyitwa resolution bank resolution risk, byaba ari urwego nyine n'ubundi rusobanura ko kuba amabanki yitinyaga mu gihe gishize kuri iyo ngingo,
noneho mu minsi igiye kuza ubwo amabanki azaba afite favor yo kugira ngo bagende nabo bahuza iyo mishinga yabo cyangwa bayikora. Ngira ngo hashize nk'imyaka nk'imyaka 8 nako urumva kuva 2018 gutyo menye ibi bintu bijyanye na cryptocurrency cyangwa bijyanye n'iri koranabuhanga. Hari ikinyamakuru kimwe nigeze nisomera muri iyo myaka, icyo gihe cyari ikinyamakuru cyavuze ukuntu nyine murabizi ni muri cya gihe hariho, ngira ngo hari igihe cyabayeho isi yose irabyumva, ubwo perezida wa Salvatore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Amajyepfo yari ari hashaka kwigisha ibintu bya cryptocurrency mu gihugu cyiwe, ndetse icyo gihe twarabibabwiye abene igihugu be bose. Yabwiye urubyiruko ati umuntu ahubwo uzafungura konti akayifungura muri crypto akagura amadolari ya Bitcoin, bamwemerera buri wese amadolari 30 w'urubyiruko kugira ngo afungure iyo konti. Ibyo rero byabayeho nyine bivugwa cyane muri sensibilisation byabaye muri mobilization yabayeho icyo gihe. Rero icyabayeho ni iki? Ni ukuvuga ngo muri ibyo bihe byavugwaga gutyo niho ngewe naje kwisomera ikinyamakuru cyariho cyanaliza amafaranga ya cryptocurrency, cyanaliza n'amafaranga asanzwe. Ndibuka batanze urugero, baravuga ngo niba ari kampani yo muri Amerika, niba ari yo mu Bushinwa, yagiye gupatana imishinga yo kubaka, niba ari umuhanda, niba ari iki. Donc mumbabarire ni story y'icyo gihe, ariko nibukamo ikintu kimwe cyarimo cy'ingenzi banalizaga icyo gihe. Baravuga ngo iyo banke plutôt iyo company bayihitishijemo ari ukwishyurwa mu madolari asanzwe cyangwa kwishyurwa mu madolari ya Bitcoin. Iyo company nabwo ati twebwe mutwishyure mu madolari ya Bitcoin. Abakoze ubwo busesenguzi icyo gihe ikintu bavuze yuko mu rwego rumwe umuntu waba yarafuze ati mumpa amadolari ya Bitcoin, undi bakama amadolari asanzwe, mu gihe cy'umwaka batari kuzasanga ya mafaranga babitse akingana. Donc wafasha ya Bitcoin yari gusanga yarikubye hafi kabiri cyangwa se harajemo ikindi cya kabiri cyayo, mu gihe wa wundi ufite asanzwe wahubwo yakomeje kuba yayandi ahubwo banayakata cyane. Aho rero abo niko babisobanuraga. Ubwo ahubwo tukibaza uru rwego ruvuga ko nyine rushinzwe wenda gufasha ibigo by'amabanki ku isi, ruramutse koko rutanze iyo favor yuko amabanki akoresha crypto, ni ukuvuga ngo amabanki yo yaba afite izihe ngamba? Ese birumvikanirega inyungu zituruka muri service, zituruka muri twebwe bakiriya tugenda tukabitsa, tugenda tukagira igihe dufata inguzanyo tukishyura. Ibyo byose urumva ni ubuzima bwa banki, kandi banki yose aho iva ikagera ibikeneye abo bakiriya, ibikeneye ko jyewe nawe n'undi agenda akabitsayo ya mafaranga. Rimwe na rimwe atari ibyo bita konte bloke wakoze, urumva n'ubundi ntago yunguka, ariko nanone ahubwo abacaged bayakuraho aya buri kwezi. Ariko ibyo ugasanga nabyo nyine ni byiza, kuko urumva mu buryo bw'umutekano buriya nta muntu wavuga ngo arabika amafaranga mu ntoki. Ngira ngo uyu munsi byonyine na politike tuvuze hano mu gihugu cyacu y'ubukungu cyangwa ijyanye n'ikoranabuhanga, tuvuze kuri politike ya cashless economy, tukavuga ngo kuvaho wenda nk'ikigo gikuru cya BNR kimaze gushishikariza abantu kwitabira gukoresha cashless economy. Ngira ngo hari amapublicity najyaga nkunda kumva gukurikirana avuga ati byanjye ni vuba vuba, ukumva nyine umuntu aravuze ati ni vuba vuba, kwishyura ni vuba vuba, ibintu byose ni fast. Kubera iki? Kuko yagaragaje ko
uburyo bw'imyishyuranire ye butakiri muri bwa buryo bwo kujya kubara ngo rimwe ngo 100 ngo 200, ahubwo niba ari kuri telefone ni umurabyo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo porogaramu ubwayo ya cashless economy yempawarinze abantu kumenya ko byose bishoboka. Ngira ngo uyu munsi abenshi wenda hari ibyajyanyo hari twajyaga twumva na BNL yasohoye ikagaragaza urugero nk'amafaranga yasohoraga cyangwa se menya ari abanyamakuru babitangaje, ariko bigeze bagaragaza amafaranga byibuze ingano y'amafaranga nka banki nkuru yasohoraga kugira ngo iprinting izi note dukoresha. Murabizi ingaruka zabyo, buriya aya mafaranga dukoresha iyo ageze nko mu cyaro ho bibi bindi nibe n'abanyamujyi mugira ukuntu muyabika, ariko buriya nko mu cyaro ushobora gusanga nyine baba mama baho kwa kundi yiviriye guhinga cyangwa se yibere mu kandi kazi nk'ako ngako, wamuhaye amafaranga y'inote ni ukubahita afata twa tunote akaduzingira mwigeze mubona nyine ukuntu batuzingiramo nyine mu gitenge, agafata harya mu mutwe h'igitenge akayashyiramo, yarangiza agafunga, yarangiza agakurura cyane nyine ati atava hano atakara, akamera nyine nk'uri gufunga uruhago. Icyo gihe akaba aziwe kwayo mafaranga araye nyine, kandi mu kanya araba amuvuyeho ajye mu yindi ntara, ave mu yindi ntara agaruka i Kigali, azabe wenda i Kigali yinjire muri BNL. Noneho ni ukuvuga ngo izo ntoki zose zagiye ziyahererekanya, buri wese agiye afunga nk'uwo mukecuru izo note, urumva izajya kugaruka kuri muri BNL byagenze gute? Izaba yavuye mu muhanda. Nibwo ubona rero abantu burya nufata n'amafaranga y'igihugu y'inote ukaba uzi kuri kuyafata nabi mu rwego rutuma acika vuba, ubu ukora nabi, kuko icyo gihe uri gutuma BNL nijya gukora andi mafaranga izahera kuri ayo ngayo wishe cyangwa se wafashe nabi. Rero ibyo urumva ni nabyo byagiye bibaho, iyo politiki yo kuvuga ngo digital economy cyangwa se cashless economy, kuki abantu badakwiye kuyitekerezaho kandi yiri bugabanye izo risks. Ibyo byose bituma ibihugu bikora amabije, bisohora amabije manini cyane yo guprinting note ku bijyanye n'amafaranga nyine abene gihugu bakoresha. Noneho bibaze nibe natwe mu Rwanda pe dufite amafaranga agerageza mu kugira agaciro, wenda ngira ngo muri aka karere aturi imbere ni amanyakenya, ni amashiringi ya Kenya, hagakurikiraho amanyarwanda. Ngira ngo wenda muri East Africa niko bimeze, wenda nka DRC bo ayabo ntakora, ahubwo usanga hikorera amadolari. Urumva bo byarabarenze byo gukoresha yabo, bikoreshereza amadolari. Ariko ugeranije byibuza yo mu Rwanda yo urareba ugasanga nyine afite agaciro, ntago bigize cyane, ntabwo ari kwa kundi baba ngo ni 5,000 ni 10,000 ngira ngo bajyara hakurya i Buganda nyine murabizi ukuntu baba babibara bakagukubita nk'ibinote byuzuye umufuka ngo ni 1,000. Rero urumva nk'icyo giheho uhita wibaza nyine iyo 1,000 wa mugani barazinamenya bayise rwose baramenye ko ari 1,000. Urumva uhita usanga ayo mafaranga ukabona wikoreye umufuka w'amafaranga, ariko mu by'ukuri ibintu yaba agiye kugufasha gukemura ntibingana n'imvune wavunitse uyikoreye. So rero aho ngaho niho habayemo no kuba abantu, ngira ngo iyo ukurikiranye hari ibiganiro ubushize nigeze mbakorera bijyanye n'amakuru nabwo nakuye ku rukuta rwa East Africa Community mu bijyanye na vision yayo, muzabisicinge kuri X yabo musangamo n'icyo nuze na vision yabo mu myaka 3 iri imbere cyangwa 4. Hari nyine baba bavuga ko bifuza kuzagira politiki imwe nyine mu karere ka East Africa, aho usanga harimo nyine n'ibyo bijyanye n'isoko rimwe, bijyanye n'amafaranga amwe, bijyanye ni politike yose muri rusange, ariko wenda twe tuba turi mu ngeri y'ubucuruzi n'ubukungu. Urumva aho rero nibyo nabyo bavuga ko
nk'icyo gihe baramutse bagize iyo politiki imwe y'amafaranga, urumva hari n'abantu, hari n'ibihugu nyine byo byaba bibyungukiyemo, ariko nyine hari n'ibindi byababara nka Kenya, kuko Kenya buriya iradusiga, isiga ibindi bihugu ku bukire. Urumva Kenya ubwayo, niba uyu munsi ishiringi rimwe rya Kenya harya ubwo riba riri kuvunja ngahera, ndumva ari menshi cyane. Ariko sitori imwe nibuka niyo umumotari umwe ngo yigeze atwara umunyakenya, noneho amujyanye kuri hoteli, niba yari amuvanye hariya Kimihurura amuzanye Kicukiro, noneho urumva kuva nka ruriya rugendo umumotari wundi ashaka kuguca 5,000 iyo uri umuntu usanzwe. Noneho bavuganye rero, undi urumva ntiyanavugaga ikinyarwanda neza, undi abura uko abigenza, urumva hari na nijoro asohotse ngo mu nama ahari wenda byarashobokaga ko yari ku manywa, yari gushoboka no kwiyaranja akamuha yiwe y'amanyarwanda avunje. Ariko arangije aramubwira ati rero, ati ubwo ngubwo wowe, ati ntago 5,000 ngifite, atariko mfite igihumbi cyacu cy'amashiringi ya Kenya. Umumotari arisaza, turame 5,000 cyanjye, tugomba kuma 5,000, donc yumva ko 5,000 ari cyo akeneye. Noneho undi aramubwira ati no, tiwe ntugire ikibazo, aya ngaya aranahamurangira yewe, ati uzajye Nyabugogo hahandi bakatishiriza amatike y'imodoka zijya Bugande n'iki, ati uzajye kuri Forex biro bazakuvunjira, ati rwose bazayakuvunjira. Namubwira ati bazakuvunjira narengeho. Ariko undi kubyumva biramugora, ariko nyuma arabyumva. Rero urumva kugenda kwiwe bakamuvunjira, urumva icyo gihe cya gihumbi gusa cy'amashiringi ya Kenya cyarimo 9,500 y'amanyarwanda. Urumva umumotari ahubwo yasigaye avuga ati ariko abagenzi nk'aba baba hehe, kuki atari bo ntwara? Urumva aho rero niho nanone urebera iyo inegalite irimo yo kuvuga ngo ya politike y'ifaranga rimwe rya Afurika. Urumva hari ibihugu bimwe bya East Africa, urumva hari ibihugu bimwe byabyungukiyemo, ariko hari n'ibindi byavuga ati ubwo ngubwo bigenze gute. Ariko nyine niho isi mubona igana, niho ubona ubukungu bw'isi bwerekeza, niho nyine tugenda tubona ko byanze bikunze aho hantu bishobora kuzaba gutyo. Rero ku bijyanye n'uyu munsi rero, ubu buryo turi kubona bw'iyi digital economy yacu ya Pi, icya mbere nayo dushobora kubona nuko yo uyu munsi yamaze kwigarurira isi yose. Ni ukuvuga ngo nk'uko twagiye tuyibona mu makuru atandukanye, Pi ni umushinga uteganyirijwe ubucuruzi na serivisi. Twarabivuze kenshi, mu buzima ikintu gituma umuntu abyuka akava mu buriri akiyorosora akajya muri dushe agakaraba, kwatsa imodoka akagenda akava iwe, kuba ari ukujya guhiga ubuzima. Guhiga iki? Guhiga amafaranga. Amafaranga rero mu bintu abonekeramo ni serivisi n'ubucuruzi. Ibitari ibyo kereka nyine, ariko byose naho biherera, kuko burya niyo wize ukaba uri umubirokrate ukorera muri biro, burya nawe ucuruza serivisi. Kubera iki? Ucuruza ubumenyi wakuye mu ishuri ukabutangamo serivisi. Urumva ibintu byose rero mu buzima bishingiye muri serivisi n'ubucuruzi. So ikintu cyose umuntu akora kugira ngo nyine ubuzima bwe bugende neza bwendereye, urumva naho kibarirwa. So aha rero icyo tubona muri uyu mushinga wa Pi Network, batwereka ko iyi mishinga yahubakiwe, iyi mishinga ihateganyirijwe kuhakorera yose nimara kugenda neza. Mwibuke ko kugira ngo Pi igire agaciro n'iki, ubwayo yarateguye my friend. Murabizi ko hagiye haboneka amahackathon atandukanye y'amaproje. Ayo maproje atandukanye ni uyu munsi yagiye
donc niyo ari ready mu kugira ngo azaboosting igiciro cya payi. Wenda expectations hanyine hari abavuga ati se ubwo bizaba ryari se, n'uyu mwaka se, n'utaha, ni muri ibiri iri imbere, ni 3 iri imbere se, ni imyaka 5 iri imbere se, no matter. Ibyo ngibyo nta kintu bikwiye guteraho ikibazo umuntu uwo ari we wese. Igikuru tuba dukwiye kuzirikana, ibyo bategurira byose uyu mushinga nuko babitegurira wowe nanjye ufite payi. Uyu munsi umuntu uzamenya ko higeze habaho amahirwe yo gutunga payi, abantu bakazibonera ubuntu, uwo muntu niyumva ibyo bintu byabaye amafaranga, byahahishijwe ikintu runaka, byatanze serivisi runaka, byanze bikunze, uwo muntu nibwo azibuka ko we yatakaje igihe, yatakaje amakuru yari kumuhindurira ubuzima nk'ubw'abandi. Ngira ngo uyu munsi murabizi ko nta bantu bakivuga payi, kandi koko nta n'impamvu yo kuyivuga. Aho ibintu bigeze bizivuga ubwabyo, aho ibintu bigeze ubwabyo bizisobanura. Nta mpamvu yo gufata abagabo ngo utore abagabo ngo dore ngo nyamara ngo rwose reka. Ngira ngo abenshi nyine uko natangiye mbivuga, abenshi baricecekeye, benshi babifite mu mitima, benshi wa mugani nk'abasenga nyine barisengera bavuga ati Mana uzadutabara, uzadufashe, tubone umugisha wawe. Ariko birumvikana igihe kizagera payi ikaba yatangiye gukoreshwa muri ibyo nyine twari tuvuze, nicyo gihe nyine n'agaciro kayo isi yose izaba igiye kukamenya. Kandi izakamenyera hise, izakamenyera mu buzima bw'abantu bwahindutse. Rero ibijyanye n'igiciro, ubundi njya ntekereza ko ikintu cyose cyatanga stabilite y'ikintu cyaba gifite agaciro. Uyu munsi payi nubwo bavuga ngo ni $10, wenda reka dufatiraho da, tuvuge uyu munsi payi bayibariye $10, birumvikana koko abantu bahagera ngo bakuremo ubuzima bubabeshaho igihe kinini baba babarirwa ku mitwe y'intoki, n'ubundi ako gaciro kaba ari gato. Ariko wenda reka dushyiremo feva cyane, tuvuge ngo payi reka iba $100, ibaye $100, kandi noneho wenda ni urugendo izafata kugira ngo igere no ku $1,000. Ni urugendo izafata se kugira ngo igere ku $5,000. Ni urugendo izafata se wenda kugira ngo igere ku $10,000. Ni urugendo izafata kugira ngo igere wenda aho bitcoin igeze uyu munsi ku $100,000. Ubwo ukibaza ngo se nubwo payi yagenda muri urwo rugendo kugira ngo izabe $300,000, byaba bitwaye iki umuntu wayimenye akayiha agaciro? Ubundi iyo icyo wamenye kigenda kizamurirwa agaciro, ntabwo wowe uvunika, ntabwo wowe ugikeneye kumenya. Nk'ubu umuntu watunze bitcoin 2009, uyu munsi ntabwo wagikeneye kuvuga ngo yaguye cyangwa ntiyaguye, ibyo ntibimureba. Already yamaze kwakira ubuzima bwe buhinduka. Uyu munsi navuga ngo wanasanga bene uwo muntu aba afite indi mishinga imukorera, imwungukira aruta ya yandi y'isoko, wenda twavuga ngo ibyo bya bitcoin nyine ryakabaye rimwinjiriza. Byumvikana hari urwego urwo ari rwo rwose payi yajyaho uyu munsi, bitari ibi by'ama exchange, kuko ama exchange tujye tubwizanya ukuri, uyu munsi nta mucuruzi uhari wakwemera gutanga ibicuruzwa bye abona payi igihuzagurika. Ariko ni nk'izindi wa mugani nk'uko abo bandi babyita, nubwo nyine abenshi ukuri barakuzi. Rero ni ukuvuga ngo kugira ngo agaciro ka payi kazitwe ko kabayeho, kandi isi yose igakoresheje igakeneye, na wa mugani izo nganda, ibyo bintu byose tuba twibaza dukeneye mu buzima bwacu byatugirira umumaro, kubyakira no kubibona, ni uko hagombye kubaho icyo kintu gihuza agaciro ka payi katajegajega. Rero nta kindi, ni ecosystem, ni bya bicuruzwa. Kuvuga ngo uyu munsi nari nkeneye akamodoka ko kugendamo, nari nkeneye inzu, nari nkeneye firigo. Hahandi ugiye kubigura, ugiye kubirangura, wenda ni mu ruganda runaka, bazagukorera komande y'ibyo bintu, wenda nawe ubizane mu gihugu
ugira uburyo ubidekarara, ugira uburyo ukoresha kwishyura imisoro n'iki n'ibindi bigendanye nabyo, ariko uko biri kose icyo kintu kizaba cyaguhaye inzira yo kuvuga ngo ubuzima bwahindutse, amateka y'imibereho yahindutse. Aho rero niho abantu bategerereje kugera, niho abantu bategereje kubona impinduka z'ubuzima bwabo. Of course birumvikana, ikindi kizaba cyashoboka ni ukongera icyo gihe nyine, urumva ibihugu byose bizaba bigize umugisha wo kugira abenegihugu twavuga bahinduriwe ubuzima, imibereho yabo ihindutse. Ubundi ujya usanga mu byo bita economic development, usanga abantu bagerageza gukurikirana ese ubuzima bw'abantu buhinduka gute, ibyo bita GBT ndayibagiwe, ariko murabizi abize ibya ekonomi cyane, uburyo bwo igihugu cyose kirebwaho kugira ngo kimenye ko ubukungu bw'abenegihugu bugenda buzamuka. Urumva uyu munsi niba bavuga ati nk'umunyarwanda uyu munsi atungwa n'amadolari runaka ku mwaka, icyo gihe baba barebye kuri wa wundi w'umukene cyane bakareba na wa wundi w'umukire, bagafata igiteranyo cy'umubare w'abatuye igihugu bose, bagakora muwayene, bagahita bakuramo ngo umunyarwanda umwe atungwa n'aya ngaya ku mwaka cyangwa se ubwo ku munsi. Byumvikana ko ahangaha ubuzima buramutse buhindutse neza ku bantu benshi, urumva n'igihugu kiba cyateye imbere, hari segiteri nyinshi zizamuka zigatera imbere. Rero twavuga ngo itsinzi izabaho, dukomeze twizere Imana niyo itanga umugisha, kandi uwo yawandikiye wese nta kizamubuza kumugeraho. Rero reka tubabwire ngo abakozi cyane cyane abakorera leta, abakorera abikorera, mwabonye amakonji, tubifurije kugira amakonji meza cyane. Reka tubabwire ngo kandi ibiganiro byacu ni ibiganiro ubaye uyu munsi aribwo ukibyumva ukaba utarakora subscribe, turakubwira ngo byaba byiza uyikoze kugira ngo aya makuru yacu ya OTC Group abasesenguye ujye ukomeza kuyahabwa, kandi tukubwira ngo nyine ibiganiro byacu ni bya bindi by'umwimerere, tugenda tugashakisha amakuru y'umwimerere tukayakuzanira. Yes, rero reka dukomeze dutegereze P2 day ejo bundi ku itariki 28, uyu munsi turi 23, iminsi 5 gusa ahead. Imana ibarinde rero, ciao ciao, jya bahaga amakuru. Ni Olivier Ndatimana, ndabakunda cyane, bye bye.